Mwaka w'ibihumbi 2001 hatangiye gahunda abanyamerika bise NAC, ni ukuvuga ngo ni New American Century, ikinyejana cya Amerika cy'iki cya 21 kuko Amerika nibwo igiye gukoreshwa. Intambara yamaze hafi imyaka 8 bahise ngo intambara y'Igulf y'ikigobe cya Persia, yaguyemo abantu benshi cyane, ishegesha ubukungu bw'ibyo bihugu. Uburusiya ni umwami muri ba bami 10, umwami wari umwami nyine, ntacyo bamutwaye, ariko Saddam baraje baramufata bajya kumugaba y'igitero. Ni ukuvuga ibyo bita Muslim Brotherhood ibyahoze muri Egiputa. Ibyo ni ibintu bwabo bapanga bakabishora amafaranga menshi. Uwitwaga Ayatollah Ruhollah Khomeini niwe bamushize wazanye impinduka ariya muri Iran. Ubu Iran ni igihugu kirimo intagondwa nyinshi ariko zishingiye ku myizerere y'abantu bita ngo ni abashiyite. Ahmediya bo bigisha yuko Yesu ngo yaguye mu Buhinde yaratorokanye umugore we witwa Maria Magdalene, ngo iyo niyo baguye baragiye kwiga ubupfumu. Iyi si ifite umwijima ukomeye kandi abantu imyizerere yabo ugomba kuyimenya. Ni nayo politiki igenga isi muri kino gihe. Barakubwira ngo wowe nta kindi kizi wumvira politiki ya leta, imyizerere yawe kizi bidahabanye na gahunda ya leta. Ikomeza buriya bazi ngo ni byiza birimo Iraq, Iran, Somalia, Sudan, Libya, Syria na Lebanon cyangwa Lebanon. Ibyo barabirangije kandi dushaka kwerekana kuko hariya hari ikicaro cy'imitwe y'ibyihebe. Umwe mutwe w'ibyihebe ukomeye cyane bawita Hezbollah, bakiri muri bihugu byabo control yari muri leta. None ibihugu barabishenye ya mitwe, noneho bariho bayigarurira. N'abadayimoni bashaka isi kwisenya. Kimironko uzatura Kagugu aho ngo n'abanyira abakire batuye. None ugasanga ibyo by'ubuntu nibyo ahirimba nayo Imana ishobora kumuha ibyo agatura Nyarutarama, ariko Imana izamutuza mu ijuru. Wapi iby'ijuru uramubwira arabizi kuko ntabwo ari umukandida waryo, ntabwo ari uw'ijuru n'uw'isi. Nayo mpamvu twebwe ibingibi bikorwa tubihuza n'ubuhanuzi bwa Bibiliya. Yego aravuga ati hasi amahanga azababara. Ibyo byose ibyo yavugaga ibyo ngibyo nibyo biturimo. N'umuntu yavuga ngo wivuga ibyo na Yesu bavuga ntamuzi. Kwivuza Yesu ubwe cyane cyane abanyafrika turabushye, ntabwo dukunda kwigora ngo tumenye ibintu byinshi. None se nk'ibyo bihugu basenye, urebeye abantu bapfuyemo ukuntu bangana, abantu bishwe n'intambara, abishwe n'ubukene, abishwe n'inzara, abishwe n'indwara, kuko ahantu hose hageze intambara ibintu bijya bihabura, ntihabura indwara, inzara ntishobora kuhabura. Abo bantu bose bapfuye, si bya bindi Yesu yavuze bizaba mu isi? Ayo si ya mahanga ari kubabara. Muri jenoside u Rwanda rwarababaye. Umuntu uri muri Kongo burasirazuba bwa Kongo arababaye, umuntu uri muri Syria arababaye, umuntu uri muri Somalia arababaye. Kandi abantu barabikinisha. Intare yaragiyigwa ku mbogo, imbogo ni inyamaswa y'imbaraga, irayifata ikubita ahangaho umutsi iryinyo, amaraso araza, imbogo kayirukankana ikayikubitazi kayikurgesha ibiti, intare igashishika gusa. Navuti igihe kiraza kugera amaraso aragushira mupfa. Rero barakugira ugakora ibi bakakurwanya ukazavaho ukikubita hasi, resources zigashira, umutunguka. Ubwo isi irimo iragana he? Iragana muri New World Order uko chaos imeze ityo. Nyuma ya New World Order ubwo iragana he? Nukuza kwa Antikristo, azaza ku mugaragaro yime ngoma ye. Noneho nyuma ya Antikristo bigende gute? Kristo azaza, intambara yo bita intambara ya Armageddon nibwo izatangira. Tuvuga ibingibi kugira ngo abantu bamenye isi biringiye, ya yindi bashaka kubyariramwe abana b'abahungu n'abakobwa, bashaka kubakamo amazu uko niyo bashaka iyo si. Babwire ko iyo si idahari. Azatujyana muri amazu meza yaduteguriye, nitugerayo tuzahora turiri, zaba kumwe na Eliya, zaba kumwe na Abrahamu, tuzahora turimba ushimwe mwami. Amahoro kuri wowe nshuti mukundwa kandi muvandimwe ubana natwe buri munsi uko bukeye uko bwije, wowe ufata umwanya wawe ukumva ibiganiro bitambuka kuri Iron TV, shakiro ry'ubutumwa bw'ubwami bw'Imana. Imana iguhumugisha cyane kandi turakwizeza kutazagutenguha, kuko twifuza ko abantu barushaho gusobanukirwa ukuri kuzuye kubirebana n'agakiza, kubirebana n'imyemerere runaka, kubirebana n'amadini, kubirebana n'isi turimo, kubirebana n'iyo tugana, haba mu rupfu haba ku bugingo. Ibi byose ni icyo twiyemeje kandi twumva twahamagariwe kugira ngo dufatanye nk'itorero gusobanukirwa ukuri kwa nyako, abantu bave mu rujijo, bave mu rungabangabo kubirebana n'agakiza. Kuko abantu benshi babaye mu cyitwa amadini, ariko wareba ugasanga abantu bagiye babaho mu buzima bwo gushinga amadini, inyigisho zose bigishije ugasanga ni ukwikururira abayoboke, bigatuma abantu batiga ukuri kuzuye. Ikindi twababwira, ari nayo mpamvu uyu munsi hari kubaho challenges nyinshi ku bantu, nuko twinjiye mu cyo bita kwiga cyangwa se kwigishwa. Abantu babayeho mu buzima babwirizwa mu madini babayemo, ariko ntibigeze bigishwa. Niyo mpamvu uyu munsi abantu benshi bakomeza
kugenda batumva ibintu kimwe bitewe n'uko batigeze biga. Ubu rero twinjiye mu cyo bita kwigisha, kuko ariho umwuka w'Imana yatuganishije. Bibiliya iravuga ngo itorero rya Kristo, abizera bakwiye kwiga kurenza kubwirizwa. Vuga ngo abakristo bakwiye kwiga kurenza kubwirizwa. Ubu twinjiye mu gisata cyo kwiga ijambo ry'Imana mu buryo bwimbitse, tukiga amateka, tukiga iyi si, tukiga ariko tukiga Satani, tukiga Imana, tukiga Yesu, kugira ngo turusheho kumenya nyine ibyo twizeye niba ari ukuri. Kubw'iyo mpamvu rero turagarutse na Pastor Musesi, ngira ngo muramubona imbere yanyu mu kiganiro cyacu Menya Nibi, ku ntego 21 turimo turiga, zateguwe na Illuminati, ariko nk'uko twabibonye bashyiraho akanama kagizwe n'abantu 300 bakomeza gukurikirana niba ibyo bintu bishyirwa mu bikorwa hirya no hino muri za leta, mu madini, mu bintu byose, cyangwa se mu masosiyete ari hano muri iyi si. Rero tugeze ku ntego ya 14. Pase turabakiriye cyane, mubanze musuhuza abadukurikiye, hanyuma twinjire ku nyigisho zacu. Murakoze, ndabashuhuje mpereye kuri mwebwe Iron TV. Ubwitange mukora hagamije kugira ngo abantu benshi bagire ubumenyi nyabwo, ubumenyi twibwira nk'uko wari ubivuze, bwabasunikira kugushakisha inzira yo kurokoka. Kuko ubumenyi buri cyo bumariye umuntu. Ubumenyi budafasha umuntu kugira ngo arokoke cyangwa kiri cyago, ntacyo babumaze. Ubu rero ubumenyi abantu dukeneye mu isi si ukuba abahanga muri filosofi, muri engineering, muri medicine. Ibyo ni ibintu bishobora guturuka n'ahandi hose. Ni ubumenyi nyabwo bwavuye ku Mana, nubwo bwatuma turokoka. Gahunda iriho yo kubabaza abambaye umubiri, kuko Bibiliya iravuga ngo hasi amahanga azababara. Hanyuma kuri uko kubabara rero, kubabara bivuza ibintu byinshi, bizana urupfu, bizana ibyago, bizana akaga kanyuranye. Nibyo turimo rero. Icya kabiri tugomba kurokoka nanone ni ikindi kintu cyitwa umujinya uzaza. Umujinya uzaza ngo uzaturuka ku Mana, ku bantu batizeye Imana. So ni ibintu bibiri abantu bagomba kumenya. Hari akabaro n'akaga kazaterwa n'umwanzi w'abantu n'Imana, kugira ngo ababaze inyoko muntu, atume inyoko muntu mu kubabara kwayo yishora mu bibi, yibwira yuko arimo wenda amahoro yaronkerwa. Icya kabiri kizagera ku nyoko muntu ni ukurimbuka by'iteka ryose kubwo umujinya w'Imana. Ibyo rero byombi kugira ngo bikire ni ukugira ubumenyi nyabwo. Ubumenyi rero nta handi bubonerwa, ni muri Kristo Yesu. Niyo mpamvu rero tuvuga bino bintu dushyira ahagaragara imigambi mibisha itegurirwa umuntu usinziriye utabyitayeho, kuko irabisobanura ikavuga ngo uwo mubisha, uwo mwami uzima w'umunyamwaga ngo azarimbura benshi biraye. Kuko icyo akora kugira ngo abantu birare bajye mu bujiji. Buriya abantu batangiye bakanguka, ni nk'uko wakanguka inzu yahiye, aho akaba yosohokera hamaze gufatwa n'ikibatsi, ugatangira ugashaka aho upfinda imitwe, nk'uko bavuga mu Kinyarwanda, ngo wahiriye mu nzu ntaho adakubita imitwe. Ugasanga rero kujya aho kurokokera ntaho. Niyo mpamvu rero tugomba gukangura abacu kugira ngo bitegure. Imana rero ibaho umugisha. Ndeka muri n'umwanya wo gusuhuza abacu b'Abanyarwanda bavuga Ikinyarwanda, bari mu Rwanda, bari mu karere k'ibiyaga bigari se, bari hirya no hino muri uyu mugabane wacu mugari wa Afurika, tutibagiwe n'abadiaspora bacu bari hirya no hino mu migabane igize isi cyangwa igize uyu mubumbe wacu, hamwe n'abandi bafashe intera ikomeye yo kwambuka no bakajya no mu birwa bya kure bikikijwe n'amazi magari. Tukaba tufatanyije kubasuhuza, tutibagiwe na bene wacu dusangiye amasano nk'Abarundi. Abarundi turabakunda, Abanyamurenge n'andi moko abakikije yumva ururimi rw'Ikinyamurenge, nk'Abanyendu, Abarega, Ababembe, Abafurero, hamwe n'abacu rero muri Kongo hari Abanyarwandafone, Abanyamasisi, Abanyabwisha n'abandi benshi bahatuye. Rero turabakunda, tutibagiwe n'Abafumbira, Abahororo, abavandimwe, abo nabo bari hakurya muri Uganda, n'abahangaza nabo bari hakurya y'Akagera, nabo turabakunda. Nkaba rero nibwira ko mwese bashuhuje
kandi nibwira yuko muri bataraga, kandi nibwira yuko ururimi rwacu aho kugira ngo rudutandukanye ahubwo rukwiriye kuduhuza mu rwego rwo kugira ngo tugire icyo tugeraho. Kuko Satani waduteye hano mu karere k'ibiyaga bigari, ururimi rwacu rw'ikinyarwanda n'ikirundi nizo ndimi yagerageje kudupfobya, ugasanga naho abantu bari bamwe badashaka kuvuga ikinyarwanda barwana uko bashoboye kugira ngo be kugaragara yuko banakizi, kubera kubaho no guhigwa no gutotezwa. Ariko noneho ikinyarwanda tukihateho kucyumva kugira ngo tugisangiriremo amagambo meza. Hari umuvandimwe witwa Jean Bosco, wa wundi ufite ikinyamakuru cyitwa Dabuku, yavuze ijambo aravuga ati yaba yavuga ibyo avuga bivuga mu cyongereza cyangwa mu gifaransa ntiyakaba yakivuga, yakaba yarahagaritswe, ariko aravuga ko ibyo avuga bivuga mu kinyarwanda. Ubwo rero ni bande ba benefitinga? Ni abanyarwanda, abarundi n'abandi bose bumvise urwo rurimi, nibo bunguka, n'abandi bashobora kubyumva babiguye n'abandi bumva urwo rurimi. Hamwe rero n'ibyo ngibyo nkaba nibwira ko iyo nabagarukiye aho, kandi nkaba mbishimira. Murakoze. Pasi mudufashe gusenga kugira ngo Imana iyobore iki kiganiro. Uhoraho Mana yacu turagushimye, twiziringiye yuko udukiza, niwo utubeshejeho, niwo utuma twirirwa tukaramuka, niwo udukiza indwara n'ibitero by'umwanzi b'ingeri zose, ukarokora ubugingo bwacu mu rupfu. Turagushimira rero kubw'uyu munsi twongereye. Reka rero uyu munsi dukore ibiboneye kandi bikwiriye kandi bitunganye rwose mu maso yawe. Ikiganiro tugiye gusangira, abari ukiyobora, abari utwibutsa, abari uduhugura, abari uwerekeza ibyo tuvuga kugira ngo bijyane n'ibyafasha abazatwumva n'abazumva ikiganiro. Shimwa rero kwemeye kubikora, Mana ya Isirayeli, tubyambarije mu izina ryawe Yesu Kristo umwami wacu, amen. Ubushize ubwo duheruka twari tugeze ku ntego ya 13, kugira ngo uyu munsi tugiye kwinjira ku ntego ya 14 kugira ngo dukomeze turebe imigambi y'umwanzi afitiye abatuye isi, ariko kandi tunagaragaza umugambi wa nyawo w'Imana ku batuye isi wo kubakiza. Hari abantu benshi bagiye bagira ikibazo ngo kubera iki ngo pasiteri ngo yibanda mu kuvuga ibintu bya Satani ngo ni bibi gusa, ngo ntavuge Yesu. Ariko nkiba pasiteri ntabwo ujya uvuga Yesu. Ubundi abantu bavuga Yesu ariko uwo bavuga kenshi batamuzi. Hari abantu bavuga na Yesu bitari na Yesu bavuga. Aya, kuko uvuga Yesu avuga n'ibindi bimushamikiyeho byose, kuko ubuhanuzi bwa Yesu yaratubwiye ngo ibyo tuzareberaho n'iki tuzareberaho se, yuko ibihe birangiye. Yavuze ibibera mu isi aribyo tuvuga ubu. Yaravuze ati mwitonde muzumva impuha z'intambara n'impuha zazo, hirya no hino hazaba ibishyitsi n'inzara n'indwara z'ibyorezo. Ibi nibyo turimo, ni ukuvuga ngo ubu turumva ubuhanuzi bwe. Ni nayo mpamvu twebwe ibi ngibi bikorwa tubihuza n'ubuhanuzi bwa Bibiliya. Yego. Aravuga ati kandi ibimenyetso bikomeye bizava mu ijuru bigwe ku isi, hasi amahanga azababara. Ibyo byose ibyo yavugaga ibyo ngibyo nibyo biturimo. None umuntu yavuga ngo bivuga ibyo na Yesu bavuga ntamuzi, kuko iyo uvuze Yesu ubwe nawe ntibamwumva. Uvuze uti Yesu ibi nibi, uwo nguko ukubwira ngo Yesu kuki atavuga Yesu, yafashije tugafatanya bakamuvuga noneho nk'uko abyumva niba amuzi neza. So rero umuntu ntabwo ari we, ni wa mwuka urwanya umuntu, kuko abari muri Kristo Yesu n'ubundi bose bazaraba, abashaka gukorera Imana bose ariko bari muri Kristo Yesu n'ubundi bazababazwa, ko Paulo yavuze, n'ubundi bazarenganywa. Rero kurenganywa n'ubyo ngibyo, umuntu kugutuka, umuntu kukunnyega, ibyo byose turabizi. Ariko se pasi wenda tukiraho mbere ko dukomeza intego zacu, ubundi ibintu bikubiye mu butumwa bwiza ni watubwira nibuza nk'ibintu nka 5 bikubiye mu butumwa bwiza. Kuko abantu benshi impamvu nkwaje ikibazo bazi ko ubutumwa bwiza ari ukuvuga Yesu umusaraba gusa, uburyo yapfuye akazuka, bakumva nyine nibyo birahagije. Kwirirwa uvuga ngo intambara mu isi, kuvuga ngo ibi nibi biri kubera mu isi, imiryango iyi irakora ibi nibi, bakumva ngo wowe, ngo hari n'abajye bavuga ngo kuba ubivuga ngo wagira ngo bakoranye nabo ngo nibo bagutumye, ngo kubera icyo utibanda kuri Yesu ugasanga watinze muri ibyo bintu.
ni nk'ibihe bintu batubwira nibuza nka bitanu bigaragaza biza mu butumwa bwiza? ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, hari amateka y'ubuhanuzi yamuvuzeho, hari ibyo yigishije ubwabyo, hari ibyo yahanuye bizabaho, noneho hari n'inyigisho zihariye z'ubutumwa bw'ubwami, ubutumwa bwiza bw'ubwami. Njye navuga nk'ibintu nka bine. None icya gatanu navuga nk'uko bimbajije ni ukwereka abantu Kristo nk'umurengezi wabo. Kandi niba uvuga Yesu Kristo nk'umurengezi w'abantu, ugomba kuvuga n'ibyo ahagarariye n'ibyo yabakiza. Kuko hari abavuga bene nk'ibyo, hari n'abazi ibindi. Akaravuga ati se jyewe ko nizera Yesu Kristo kuki bibimbaho? Ese kuki Yesu Kristo nabaraje gucungura bari mu isi ibiberaho iki? Yes, aho ngaho kuki wamugana izi ntambara ziriho, kuki turuha, kuki ibi byose bibaho, kuki batugamba? Ese mu by'ukuri buriya yaraje, buriya hari abantu bameze nka Yohana Batista. Buriya Yohana Batista uburoko bumaze kumurya, yarahagurutse arabaza ati mugende mubarize uwo mugabo, ngo ariko ni wowe cyangwa utegereze undi? barakwiriye kuza koko. kandi umunsi wa mbere amubona yavuye ati nguyu ntama w'Imana ukiza. Yes, ni wamweretse abandi, none kandi ni ubaririza. Biriya rero byose biberaho kutwigisha. None pase gushaka kutubwira ko Yohana Batista yari akwiye kongera kwiga ibindi byinshi kuri Yesu? Oya, icyo bitwereka ni uko umuntu ari umuntu. Umuntu iyo urebye Yohana Batista urongera ukareba na Eliya umuhanuzi. Buriya Eliya umuhanuzi yarahunze, ahunga umugore, kandi amaze kwica abahanuzi baba yari 800, buriya yishe 850. Arangije umugore aravuga ati ndahiye mu izina ry'Imana zanjye, uyu mugabo ejo umutwe nibwira umutwe ukimuriho, Imana zanjye zizabimpore. Kandi izo nizo amaze kwerekana ko atari Imana nyakuri, ko atari Imana nyamana. Eliya arahunga, aragenda ajya mu buvumo. Agezeyo izarimurirayo, Imana iragenda amusanga Eliya uriye. Noneho rero Eliya, burya Eliya na Yohana Batista ni umwuka umwe. Bibiliya iravuga ngo nzohereza Eliya. Yego. None Eliya avuga ni Yohana Batista. Hakuzi ko intege nke Yohana yagezemo arizo Eliya nawe yagezemo koko. Byose ni bimwe. Siko byumvikana. Birumvikana. Ariko rero ntabwo abantu baba babikurikiye ngo barebe. Ikigaragaza umuntu ko ari nicyo. Eliya Imana yamugororeye kuvuga ngo zamuka musange nkuruhuri, kuko yari imaze kubona yuko bimuyobeye. Hamwe tugenda usya amavuta kuri Elisa mwene Shafati, abo muhanuzi mu cyimbo cyabo. Hanyuma urebe n'uwo bitwaga Yehu, abo umwami mu cyimbo cyahabo. Iyo ngoma yikureho n'ubuhanuzi buhindure, ariko Eliya we aze. Noneho ibyo birakorwa, Eliya aragenda koko. Yohana Batista rero Yesu yamuvuzeho, kandi yarapfuye, aravuga ati mu babyawe n'abagore umeze nk'uwo. Ariko niba mushidikanyije, aravuga Yesu aramubwira ati njye n'umubwire ko impumyi zihumuka, abarwayi barakira, ati kandi hahirwa uw'ibyanjye bitazagusha. Buriya hahirwa uw'ibyanjye bitazagusha niwe yabwiraga. Ibi ni ibitangaza yagomba kumwereka abantu bigaragaza yuko ari we Kristo wahanuwe. Ariko ati ibyanjye bitazagusha arahirwa. Byumvikane ko iryo niryo vuga butumwa Yesu yakoreye rya nyuma yakoreye kuri Yohana Batista mbere yuko yicwa. None urumva ko ubutumwa bwiza bukumemo ibintu byinshi. Mu gihe abantu bazi ngo kuvuga ubutumwa bwiza ni ukubwira abantu Yesu gusa. Ariko se Yesu we ni mu by'ukuri yaje mu isi kandi yeretse abantu, n'Imana yabanje kumuvuga mbere yo kaza. Ni ibiki Yesu yavuze? N'ibyo yavuze twanga kubyigisha. Niba Yesu yaravuze intambara, imuhaza intambara, ibyago, indwara z'ibyorezo, Pastor Musese nabyigisha ngo yatandukire ngo nigishe Yesu gusa. Kandi Yesu yarabivuze. Hari n'abandi bantu bikoreshwa n'ishyari ry'ubujiji. Hariho ibintu biba batazi. None kugira ngo ucyarenge akakubwira ngo ntabwo biri necessaire. Abo ndabazi n'inshuti zanjye zirahari. Mfite n'inshuti zanjye, kuko abantu ubumenyi bujyanye n'ivugabutumwa bugomba kuba buri wide. Ugomba kuba ufite ubumenyi bushobora kuba bwakwinjira mu bisata byose, areas zose z'abantu, z'ubumenyi bw'abantu.
nk'ubu ngubu abafilozofi navugana nabo, these guys bajya politiki, jya avugana n'aba professors, even doctors, jya ntabwo ndi dogiteri ariko nshobora kujya ku university runaka bakampa dogiteri iyo bita ngo ni honorary degree, barayitanga doctorate degree nazo barazitanga. Umuntu ijyanye n'ubumenyi bakavuga uyu muntu ubumenyi bwe urwego rwe twamuha iki n'iki kimukwiriye, baba bavuga ikintu runaka, ariko ibyo simbyitayeho. Gusa igihe cyo nshaka kuvuga ni ukuvuga ngo abantu batazi, cyane cyane abanyafurika turabushye, ntabwo dukunda kwigora ngo tumenye ibintu byinshi. Noneho umuntu ibyo atazi ibyo vuga byamucarenginga akareactinga muri ubwo buryo. Ariko njye nakubwiraga ngiye bivuga n'abadoctors bano ba doctors uzabumva mu Rwanda, arabonye nk'umura nabo tukavugana kandi nka challenging ibyo bizera n'ibyo bigisha. Bano bigisha Pan-Africanism, bano bigisha philosophy, bano bigisha ubumenyi bwa nubwo byaba ari scientists, nubwo zaba abahanga bakomeye, abo ngabo nubwo zaba ari abahanga muri sciences zitwa occult, abari abigisha ibyo bita numerology cyangwa astrology, ubwo buhanga bwose mbazi inkomoko yabo. Ni ukuvuga rero ibyo bakwiriye ahubwo kurwana no kureba ko twebwe ntabwo ibyo nzi ifite nanjye ndakiga, iriganje buri munsi ndiga, ni cyiza cyane kandi niga ibintu byose. Kandi nkifuza ko n'abantu bakora umurimo wo kwiga kugira ngo bamenye neza, ugomba kumenya Imana ukamenya na Satani. Kuko ame igisirikare cyo cyose kiri ku rugamba kitazi ubushobozi n'imigambi y'umwanzi barwana, ntawe ushobora gutsinda urugamba. Aho rero niho nashakaga kurasa. Mu bintu byose nakubajije nako nashaka kubaza, kubera iki hari abantu bumvise ko bagomba kumenya Yesu gusa ariko badashaka no gusobanukirwa Satani. Yes, ngo bamenye umwanzi barwana nabo, urwana nabo wariwe, hanyuma bajyana na Yesu kuri urwo rugamba, ariko bazi umwanzi bagiye kurwana, kuko nubwo Yesu aturwanira ariko nitwe tubigiramo uruhare cyane. Aha rero abantu barashaka kwanga kubigisha umwanzi na strategy afite zose ngo bazisobanukirwe, batohoya twibwirira umukunzi gusa. Hose noneho na Bibiliya ntibadayisoma, ko buriya usomye ubuhanuzi bwa Daniel, niyo mpamvu rujya batabuzi, barareba bakavuga ati bakavuga ati bizaba twaragiye, niyo mpamvu batabyitaho kubyiga. Biriya n'ubunebwe n'ubujiji kandi n'umuvumo. Niyo usomye igitabo kirakubwira ko ibyahishuwe, ugomba gusoma ukamenya ubuhanuzi. Biravuga ngo hahirwa abasoma ubuhanuzi kandi bakitondera byanditswe muri bwo. Ni ukuvuga ngo igitabo cy'ibyahishuwe ntukizi, igitabo cya Daniel ntukizi. None se ubwo impamvu abadive bashoboye kwigarurira abantu benshi no kubera kimwe muri byo nuko bahagara muri babuhanuzi nubwo bavuga bucuritse. Yes, kandi bajya kuvuga bavuga ati usega ku cyumweru, twebwe ubuhanuzi bwacu buravuga ngo icyumweru ni ikimenyetso cy'inyamaswa. Ubu ngubu uzamucarenga ingute? Uzatangira n'abantu bazakubaza, utangire kuwenda kubihakana uti sibyo, ariko udafite facts kandi utazi n'abadive mu by'ukuri abari bo. Wewe ushobora kumenya, wakubwira umuntu udakurikira abadive utabanje kumwereka abadive ni bantu ki, kuri kwizera kwabo guturukanye. Ubwo byo ugomba kubimenya, naho kubera ngo wikwemera ibyo bakubwira, ngo buriya ne kwemera ibyo bambwira gusa kuntegetse, ngomba no kumenya why nagomba kwemera ibyabo. Kandi baravuga asanga barakubwira ati nibyo inyamaswa ari papa, ati umunsi w'ikimenyetso cy'inyamaswa n'uyu. Rero nafashe umwanya wo gukurikira kuko niganye nabo, njya muri ibyo nkabyumva ibyo ari byo. Ubu nafashe umwanya, uzi ko nafashe umwanya kuva muri 2 na rimwe kwiga Qur'an. Usiramu ntacyo bashobora kumbeshya. Buriya Qur'an ni igitabo gito cyane kingana Zaburi, ariko abo ntabwo bazi ngo nakantu gato. Buriya Bibiliya ifite imirongo 55,000 imirongo verses. Uzi ko Qur'an ifite imirongo 5,000 gusa. Iyi ku byinshuri 11. Umuntu akakubwira Qur'an uti ni igitabo ukaba kingana umusozi. No, nta kintu kirimo. Harimo ibitabo byabo, igitabo kimwe cya Qur'an kingana n'isura imwe ya muri Zaburi. Surati cyo ni igitabo kimwe gifite ibyo bita surati cyangwa ibice, nkuko bavuga uti Zaburi
igice cy'ijana na makumyabiri, igice cya 80, nuko bimeze. Ni akantu gatoya cyane ushobora no kugafata mu mutwe. Buriya niyo mpamvu bayiririmba mu mutwe ngo afashe Qur'ani mu mutwe. Harimo ikisi nta kintu kirimo. Ibintu bafite byinshi nibyo bitangwa ni hadithi, kandi ibyo ntabwo biba biri muri Qur'ani. Ni ibindi bitabo byo ku ruhande. Hadithi ni amagambo, inyigisho zo Muhammad yavugaga. Hadithi ni ikiganiro. hari ijambo Yesu yigeze abwira abayuda, yarababwiye ngo nababwiye iby'isi ntimwabyemera, ngo none nimbabwira iby'ijuru byo muzabyemera. Ikibazo rero, abantu niba bavuga ngo pasiteri ngo aribanda ngo kuvuga ngo iyo miryango ngo aravuga ngo ibintu bimwe ngo nibyahoramo, ahubwo ku ruhande rwanjye mba numva ari nk'ibishoboka tugiye dutangira ku itariki ya mbere usubira mu byo twavuze kugira ngo abantu barusheho kubyumva cyane. None nkavuga ngo ubu se pasiteri nk'umunsi ushobora gufata umunsi ukavuga ati ngiye kubigisha Satani gusa, mbabwire Satani, bazatavuga ati aha avuye ikuzimu. Umunsi umwe nugaruka avuga ati ndashaka kubigisha noneho abadayimoni bonyine, ari bo mvuga, nta Yesu ndi buvuge, ahubwo ni abadayimoni. Bazaba bati ni umudayimoni wabeshye y'abantu. Niko umuntu ameze, kuko buryo umuntu agengwa n'abadayimoni nk'uko bivuze. Umuntu atari yagira Kristo Yesu ngo amuhe kamere y'Imana, ntashobora kumenya ibyo arimo. Ahora arwana, ahora ari umunyeshyari. None se Yesu ntibavuze ngo uyu afite dayimoni? Ni ukuvuga ngo bahora barwana bakubite hasi cya kindi wowe ukora. Kandi nk'ubu ngubu bivuze ngo pasiteri Musisi yahuye n'ikibazo nk'iki n'iki, wenda yaguye mu cyaha cyangwa yakoze ibi, babidura amatayizinga bikaba nibyo byahoraho. Ati nimwumva ate ukabona bivuga, nimwumva nk'ibyo avuga ko ari iby'isi gusa. Uwo munsi iyi cano yawe byagiyeho yabarwa n'abantu miliyoni. Wagiyewe ko ndi umuntu ndabizi, burya abantu turabanyeshyari, kandi buri muntu burya yabyibonamo. Njye ntabwo narenganya umuntu wafite ishyari, kuko ni kamere ye. Ahubwo itagiye kwanga cya kindi cya kamere yawe, nibwo utangiye kuyoborwa n'umwuka, kuko umwuka wera yanga ibyo kamere irarikira. Iyo utangiye kwiyanga, cyo bita kwiyanga ni ukwanga ibyo kamere yawe ishaka. Kandi rero burya ni intambara ikomeye, kandi nta wundi wabikora keretse Kristo. None pase, ubwo ni ukuvuga ngo ushatse kutubwira ko abantu bakwiye kwemera kwiga ibintu byose bakabimenya. Ubundi jewe iyo nigisha bino bintu, ahangaha ndigisha, ntabwo ari kubwiriza. Iyo wigishije utya rero ufasha itorero abandi bakijijwe bakamenya icyo ushaka kuvuga. Abatari bakizwa bakagira amatsiko yo kumenya, icyo gihe barabaza. Iyo babaje rero barangira inzira. Inzira ni Kristo Yesu, kandi ko njya ndangiza mvuga. Yego, ibyo nabibwiye abantu benshi nkavuga none se ko muvuga ngo pasiteri ngo yibanda kuvuga iyo miryango ngo ni n'uburyo Satani akora. Ntago mujya mwumva iyo ndi kumubaza ibibazo mbaza none abantu bagire bate bakora iki, ntasoza avuga ngo abantu bahungire muri Kristo Yesu. Ibi nabibajijwe n'abantu benshi, nkababwira ni mujye mwumva icyo asoza avuga. Burya rero ntiwashobora kuba ntuzabumvisha ngo bikunde, kuko icyo bashaka kugira ngo babwire sicyo kamere yabo sikishaka. Ntago bashaka Kristo. Babwira bwana babwira solution yindi, bazavuza ni icyo twashakaga. Na Yesu ubwo bamuvuze, niyo mpamvu reba bakunda Yesu w'ibitangaza, Yesu w'imitsima, Yesu ukora ibitangaza. Mubwira ngo ngwino ngusenye nkurembe ikiganza ikibazo cyawe kirangire. We ikibazo cyafite ni cya kindi cyo mu buzima, ariko icy'ubugingo nta cyitayeho. Ariko umuntu muzima yita ku iherezo rye, nibwo butumwa bwiza nyakuri. Noneho rero bigahura nuko tuba dushaka kugira ngo abantu barokoke umujinya uzaza. Tuvuga ibi ngibi kugira ngo abantu bamenye isi biringiye, ya yindi bashaka kubyariramwe abana b'abahungu n'abakobwa, bashaka kubakamo amazu, kuko niyo bashaka iyo si. Babwire ko iyo si idahari. Burya hari umugabo witwaga Baruki mwene Neriya, yabanaga na Yeremiya, niwe wandikaga ibyo Yeremiya yavugaga. Bucyatangira kwinuba mu mutima, atakugenza ahirira hehe, sinigeze ndongora nk'abandi, sinigeze mbaho neza, nkora umurimo wo kwandika ibyo Uwiteka, genza ruhuka ryari. None Uwiteka abwira umuhanuzi ati genda ubwire Baruki mwene Neriya, umubwire uti ese urifuza kubyarira abana b'abahungu n'abakobwa? Ese ahantu wifuza gutungira no kugira? Kandi icyo natengeye kukirandura. Atahubwo wowe dore icyo nkubwira, ibyo ngiye gukora ahangaha komeza gukora umurimo wakoraga, kuko ubugingo bwawe nzabutabarura aho uzajya hose. Ubwo nicyo tugomba kumva. Buriya harimo inyigisho yihariye kuri Baruki, ariko
what are we going to do? Ntabwo ibyo abantu babizi. Urababwira bo arareba amazu nk'uko turi barifata iby'amaso areba n'ibyo areba. Ari amazu nanye zatura Nyarutarama kuko baranabyigishaga. Imana ishobora kugutuza Nyarutarama nawe. Imana ishobora kugukora ibi. Yikorere tanga murimo w'Imana nawe uzatura Kimironko uzatura Kagugu ahubwo ni abanyina bakire batuye. None ugasanga ibyo umuntu nibyo ahirimba niyo Imana ishobora kumuha ibyo agatura Nyarutarama. Ariko Imana izamutuza mu ijuru. Wapi? Nta neza n'ibyo iby'ijuru uramubwira arabizi kuko ntabwo ari umukandida waryo. Ntabwo ari uw'ijuru n'uw'isi. Niyo mpamvu iyo uvuze iby'isi arakumva akayaguha n'ibyo. Buryo wigisha ubutumwa bw'isi ubwo bwo bita prosperity nawe ukiri mu noroge ubona abantu benshi cyane. Abantu baraza kuza ukabona naho bicara hakabura kuko baba baje kuraguza. Ariko wavuga ubugingo Wapi iby'ubugingo se? Niyo mpamvu abantu batabyumva. Nose iby'ubugingo waravuga ari no kubwira ngo se ibyo nzi nyuma yaho hazabiki. Iby'ubugingo ko ntiyizera uko no kutize kwashidika arashidikanyije. Ubundi umuntu cyo twe tubwami bw'Imana amagambo dusanga hano muri Daniel 8 Daniel 7:13 hanyuma nkitegereza ibyo neretswe nijoro mbona haje usa n'umwana w'umuntu aziye mu bicu byo mu ijuru aza umujyi umwe asanga wa mukuru nyiri ibihe byose bamumugeza imbere nuko ahabwa ubutware n'icyubahiro n'ubwami kugira ngo abantu b'amoko yose n'indimi zitari zimwe bajye bamukorera. Ubutware bwe ni ubutware bw'iteka ryose butazashira kandi ubwami bwe ni ubwami butazakurwaho. Haleluya, amina. Ubwo nibwo bwami bw'Imana. Urabubwira abantu ntibabwuye. Ubwo arashaka kuba minisitiri wo kwa Kabila cyangwa wahandi. He doesn't want to be a minister. Kuba umwami muri buriya bwami, kuba umutware cyangwa kuba umutambyi. Ntabwo rero abizi ko twebwe mu bwami bwa Kristo tuzaba turi abatambyi. Ubu turi abatambyi b'ubwami kandi batamba ibitambo by'umwuka. Ibyo bitambo by'umwuka rero harimo inyigisho, harimo imico, harimo imikorere, harimo imirimo ya mwuka wera dushobora kuba twakora. Hanyuma rero abantu bo bajya kuvuga agashaka kuguha direction. Wowe urampa direction ntazi nuko wiza n'ibyo wizera simbizi. Uravuga Yesu ntazi n'uwo ari we. Kiremwa muntu kiragoye. Wa mugani wavuga Yesu hari abazakugaya, wavuga ijuru hari abazakugaya, wavuga isi gusa hari abazakugaya, wavuga iyo miryango hari abazakwemera n'abandi bakugaya. Wabireka kuyivuga bamwe bazakugora ati kutavuga isi uburyo Satani yayifashe. Ubwo rero ahubwo icyo dushaka nuko Yesu agenda arobanura intamba ze muri ubwo butumwa bwiza zikazabona ubugingo. Tugaruke ku ntego zacu. Uyu munsi tukomeje ku ntego yacu ya 14 iravuga ngo iki? No bantu batwica intego yabo ya 14 ni ukureba kuko ubushize twavuze ku byo bita udutsiko tuduheza nguni tw'abakristo. Twavuze ibyatwo. Hanyuma rero ya 14 irashaka gusa nayo ariko yo noneho izaba igamije guteza imbere ibyo bita Islamic fundamentalism, Ubuisilamu, imitwe y'intagondwa y'Abayisilamu nibo bayirema. Nicyo mpfa n'abantu nk'icyo bakaye bacyumva bakamenya aho tugana. Imitwe y'intagondwa y'Abayisilamu noneho y'ubuhezanguni iyo bita ngo ni ibyihebe cyangwa bakabya mu mahame ntabwo ari ibintu byikora. Ni ibintu bikorwa n'aba bantu bakabishoramo amafaranga, bakabishoramo intwaro, bakabifasirita mu buryo bari bwo bwose kugira ngo bishobore kubaho ku isi yose. Izo ntambara zihoreho n'ubwicanyi. Yes. No kuvuga ibyo bita Muslim Brotherhood nk'ibyahoze muri Egiputa. Uriya wari minisitiri w'intebe bakuyeho agasimburwa n'uyu musirikare wari witaga Mohamed Morsi yari yatsindiye amatora ari muri ishyaka ryo bita Muslim Brotherhood. Tugashaka rero kugira ngo abantu basobanukirwe neza aho ibintu bigana. These guys have to know yuko bano bantu aribo bakora ibingibi. Abangaba nibo bashyizeho ni nabo bateza imbere ubutagondwa mu Bayisilamu, bateza imbere ubutagondwa mu abo bita Abasihi.
ni ba bandi abasingasinga. Abasingasinga bafite nabo intagondwa ziwabo nibo uzumva yuko mu Buhinde barimo barakora ibintu byo kwiheba barwana bakora iterabwoba mu Buhinde. Abasingasinga urabazi naryo ni bazi nabahe nabo mu Buhinde. Abasingasinga bamwe bambara bantu bameze b'Abahinde ariko usanga bafite idini ryabo ntabwo ryari rivanaho umusatsi, usanga bafite ibitambaro y'abagabo by'umweru bahambiriye ku mitwe yabo. Ndababona bo umusatsi ni nk'Imana, ntabwo ugomba gupfukaho n'icyanwa cyose uko abameze, usanga n'abagabo baba bahambiriye imitwe yabo. ubwo nabo hari ibyihebe byabakomotsemo. Birahari, hari intagondwa z'Abahindu nibo babikora, intagondwa z'Ababuda. Ibyo ngibyo ni ibintu bwabo bapanga bakabishora amafaranga menshi kugira ngo abantu barwane. Aba ngaba baravuga ngo uwitwaga Ayatollah Ruhollah Khomeini niwe bamushyizeho, wazanye impinduka hariya muri Iran. Ubu Iran ni igihugu kirimo intagondwa nyinshi ariko zishingiye ku myizerere y'abantu bita ngo ni abashiyite. Abasilamu, burya abasilamu bafite imitwe myinshi. Iyi hari abitwa abashiyite bo muri Iran kandi bahanganye n'abitwa abasunni bo muri Saudi Arabia. Kandi bagahangana n'abandi bita Ahmadiyya. Ahmadiyya bo bigisha yuko Yesu ngo yaguye mu Buhinde yaratorokanye umugore we witwa Maria Magdalena, ngo iyo niyo baguye baragiye kwiga ubupfumu. Yesu yarapfuye koko. Noneho ni ukuvuga ngo ibyo byose ugomba kugira ngo umenye uko iyi si ifite umwijima ukomeye, kandi abantu imyizerere yabo ugomba kuyimenya. Burya iyo Pawulo ataza kumenya imyizerere nyakuri y'Abayuda, kuko yari umufarisayo wabo, yaranabwira ati genda uw'ingenzi kubarusha mu gukurikiza amategeko duhabwa n'idini, ndetse no gukiranuka kuzanwa nayo yera ari inyangamugayo. Nose niba yarakiranukaga Yesu yamushakaga wiki? Oya, amategeko we yari inyangamugayo. Ku mategeko ngo gukiranuka kuzanwa n'amategeko nta bara yari afite, yari vi. Ariko no aravuga ati ibyo byose ariko kugira ngo ndonke Kristo byambereye nk'amase. Urumva? Ariko menya yuko nubwo ari umukiranutsi ku mategeko yari inyangamugayo, niwe wasohozaga igikorwa cyo gukurubana abantu bizeraga Yesu akajya kubatwara i Yerusalemu ngo babice, barabagiriye nabi. Urumva agaparticipa mu bintu ariko yumvaga yuko akorera Imana, kuko byari ibintu bijyanye no kurwanya ubuyobe. Abantu rero bakwiriye kwiga imyizerere yose yari abizi kugira ngo babashe guhangana n'iyo myizerere, bamenye ukwizera kwa nyako. Yes, ikindi Pawulo yari umuroma, arazi imikorere n'imyizerere y'Abaromani. Uko Abaroma bari bafite buriya Abanyaburayi bagiraga ibyo bita ngo ni Celtic Druidism, imandwa z'Abanyaburayi. Ariko kuko Abaroma basize agaciro nk'uko za empire zo ku isi yose zari zimeze, uwo kwemera abantu imana zabo basenga, kuko bari bazi yuko nubwo bafite imbaraga zitsinda ibihugu ariko ntabwo batsinda imana zabyo. Bumvaga rero igihugu kigarurira n'imana zacyo baragomba kuzigarurira. Bageze rero mu burasirazuba bwo hagati bahasanga idini ridasanzwe ry'abantu bitwa Abayuda, yuko ari abantu bafite uko bitwara, basenga, bagira n'umunsi wabo baruhukiraho, ntibakora akazi, bakaramya Imana. N'abatuye Imana turayakiriye, ntabwo bigeze babihakana. Ni nayo politiki igenga isi muri kino gihe. Barakubwira ngo wowe nta kindi kizi wumvira politiki ya leta, imyizerere yawe kizi bidahabanye na gahunda ya leta. Ikomeze buriya bazi ngo ni byiza. Uruhande rumwe twebwe ibyiza tubikuramo, nuko ushobora kuba twagira agahenge ko kuvuga ubutumwa, ariko ntabwo ara batubwiye ngo imyizerere yawe turayikwemereye ariko ntukwiriye kuvuga rano ubutumwa, baba bakwishe. None se wowe wahamagaye kwizera gusa kugumaho? Wahamagaye ngo numara kwizera utangira ukuri, uwamamaze iyagukuye mu mwijima wicura burindi, ikakwicaza hirengeye ukavirwa n'umucyo w'ukuri. Ibyo rero ntabwo ari ubwiko, ntabwo bakwigeraho ubwiko. Ugomba kubyamamaza kuko uri umutambyi w'ubwami, kandi ugatamba ibitambo by'umwuka. None utabikoze baba bakujishe. Muri Amerika birahari, barakubwira ati jya ubyuka kare ujye gusenga,
ntabwo tuzakubuza ndetse barakorohereza bo ikintu cyitwa weekend gitangira kuwa 4 uwa gatanu uwa gatandatu icyumweru ni ibiruhuko abasilamu bararuhuka abadiveni niko wagira n'abayuda n'abayahudi hamwe n'intuza n'abasona abakristo iyindi minsi mugakora ariko itatu kugira ngo religious freedom ubwisanzure bw'iyobokamana bubeho. Iyo tuvuze ngo abayisilamu b'ibyihebe umuntu uri naro ureba bugufi abirebera muri isilamu gusa yuko ariko ariyo miterere yayo. Oya, yego isilamu fundamentally ntabwo ari ijambo rya Kristo tubyemere ni ibindi, ariko nanone biriya bikorwa bimeze kuriya naho wabitekereza kubikora ntabwo wabikora ngo bigire impact cyangwa bigire ingaruka bikora ku nyoko muntu yose. Urumva neza no guhindura ibihugu bidafite imbaraga zirimo finance. Ngiye kuguha urugero abantu ntabwo bajya batekereza neza. Mwaka w'ibihumbi 2001 hatangiye gahunda abanyamerika bise NAC, ni ukuvuga ngo ni New American Century, ikinyejana cya Amerika cya 21 kuko Amerika nibwo igiye gukoreshwa mu gusenya ibihugu byinshi itabishegesheje imbaraga za gisirikare ahubwo burya ibishegesheje imbaraga z'ifaranga. Ya dolari ni faranga rya Satani ntabwo ari ry'abanyamerika. Isenya ibihugu byose byari bikomeye, ibihugu abamwe ntibabazi n'amateka umuntu wamaze amateka uzi akabaza amateka y'Icyangugu gusa aho yavutse bene ngugu wavuga n'ikinabo. Ruvuga bagomba kumenya amateka imyaka mike cyane ishize nka 20 hari ibihugu by'abaraho byari bikomeye cyane bitinywa, ibihugu nka Iraq na Libya byari ibihugu bikomeye cyane, barabanje bateranya Iraq na Iran birarwana. Intambara yamaze hafi imyaka 8 bahise ngo intambara y'Gulf y'ikigobe cya Perse, Gulf War, yaguyemo abantu benshi cyane ishegesha ubukungu bw'ibyo bihugu. Barangije bakora agatendo Iraq bayigabaho ibitero irwanye na Kuwait, ivuga yuko Kuwait yayibiye amavuta kandi byo kwiba amavuta byose byari byabaye ariko ni politike. Noneho rero ni technology yabo ku buryo amavuta ya Iran ya Iraq yakurwaga koko akajya muri Kuwait, kandi Kuwait ni agahugu gato cyane. Saddam Hussein aravuga ati jewe n'ubundi abakoroni batari baza Kuwait bakayicamo bakayishyira ku ruhande rwayo yari igice cya Iraq. Igisubizo rero ni ukwitera tukayigarurira, kandi ibyo babuzaga nibyo bakora. Ubuse abarusiya niho ira Crimea ntibayigaruriye, yari isanzwe iri kuntuza iri ubungubu cyari igice cya Ukraine. Noneho rero barakigarurira ko urumva byagezeho barabyihorera ko Uburusiya ni umwami muri ba bami 10. Umwami wari umwami nyine ntacyo bamutwaye, ariko Saddam baraje baramufata bajya kumugabaho igitero, bamugabaho igitero baramusenya. Ariko byari muri wa mugambi wo gusenya bya bihugu 7 by'abayisilamu birimo Iraq, Iran, Somalia, Sudan, Libya, Syria na Lebanon cyangwa Leban. Ibihugu bigomba gusenywa. Ubuse ni wabisenye pase Ibyo barabirangije kandi bishaka kwereka ubu Lebanon yo bamaze kuyicamo baje ubundi basidashe ikintu amazu aramirwa ajya mu butaka, ubukungu bwarahungabanye nuko babitangira bo, kuko hari ikicaro kimitwe y'ibyihebe. Umwe mutwe w'ibyihebe ukomeye cyane bawita Hezbollah. uwo nuwa hehe rero n'umutwe w'ibyihebe ukunda kurwanya Isirayeli uri mu kiye gihugu muri Lebanon, kandi Lebanon ni agahugu gafite gato kandi gafite na ekonomi ntoya, ariko iyo mitwe hari ifite imbaraga ziruta na leta. Ubu wari wareba imitwe ikorera ahantu ariko ifite n'ijambo kuri leta ishobora kuyikoraho. Noneho iyi mitwe rero ubu nibwo ikora kuruta uko mbere yakoreraga mu bihugu, kuko mbere abayisilamu ba mbere bakiri muri bihugu byabo control yari muri leta. None ibihugu barabishenye, ya mitwe
noneho bariho bayigarurira. none se paze tukiri aho ngaho nk'ubwo nka Amerika gukora icyo kintu uwo mushinga yatangiye ni izihe nyungu bagendereye? Ni ugukomeza kwica abantu, ni ukwigarura ibihugu ngo baba ari bo babiyobora muri politike no muri ekonomi, mu bukungu? Ni iki, ni iyihe mpamvu? Wowe tumaranye igihe kirekire ko ntabwo wari wiga neza. Ni ukuvuga ngo aba bantu ntabwo ari Amerika, reka kureba abantu rero bakora biriya. Ukora biriya ntagaragara kandi arahari. Ni abadayimoni bashaka kugira isi kuyisenya, bamara kuyisenya bagashyiraho icyo bajya. Inomero nitugera ku nomero 16 nibwo uzabyiga neza, niho uzasanga yuko hariho kugusha hasi ubukungu bw'ibihugu byose. Turahava tuhageza ahubwo simbizi, ariko tuzura tuzahagera n'ejo. Urumva neza? Noneho rero ibyo bintu birakorwa na ba nyir'ubwite ntibabizi. Ejo nibwo nabwiraga abantu yuko abayobozi tureba abangaba bayobora ibihugu bikomeye ni abagaragu. Munsi y'abagaragu hari abacakara. Abacakara ni bande? Ni abandi basigaye bayobora ibihugu bisanzwe, bakore abagaragu babariya bategeka. Umuntu umutware yabaga afite inka, akagira abo bita ngo n'abatahiza. Abatahiza bakayobora abashumba. Abashumba nabo bagakubita abaturage bakaboneshereza. Babagara abantu bakomeye kuri inka z'umwami. Nabo kuba ari umushumba yabaga akomeye, umushumba mu nka za runaka, ntabwo bashobora kumukoraho. Ntamukoraho ukabaho ukabageza. Abantu bajya bamenya amateka yacu y'u Rwanda n'ahandi. Ni ukuvuga ngo ibyo bintu uko byabaga bimeze tugomba kubyumva. Nibyo twita feudal system. Feudal system ishyira abantu muri classes ishingiye ku buhake. Abaturage basigaye bakabaho mu bwoba gusa bategekwa n'abo ngabo. Runaka gacaho n'ubu ngubu ariko birahari. Umuntu yabakomeye ugajya kubona ukabona araje mu gipangu cyawe, wenda acishijemo amashanyarazi ye cyangwa amazi agiwe, wamushobora se? Ntabwo tujya amazi ndacisha iwawe ukishishikira. Najyaga numva bagiraga abagore ngo hambere ahangaha mu Rwanda baga ufite umugore ko burugumesitiri yaba ari umugore mwiza ugomba kumusagira na burugumesitiri cyangwa na konseye. Yamuhaye iyo byabaga isi igenda isize ibintu uko ibimeze. Noneho ngo ibyo bintu ubwo nabwo n'ubundi buhake bubi, kuvuga ngo mbeho mpakishwe, icyo ufite cyiza cyawe ukaba aricyo kikabaho kiguhakirwa kugira ngo ubeho. None ubwo abo bantu batazwi nibo barimo gushaka guhaka isi, bakayitezamo ibyihebe muri ibi bihugu, bakica abantu bakagira gute. Yes. Bazi noneho rero ibintu turimo turabivuga sinzi wenda ikintu twakora. Mba nifuza ko tugaruka muri biriya kugira ngo abantu barebe ko ibintu bibiriya hanuye byose bisohoye ku isi. Ari naho usoza ubwira abantu ati ahubwo nibahungire muri Kristo. Yes. None se nk'ibyo bihugu basenye, urebeye abantu bapfuyemo ukuntu bangana, abantu bishwe n'intambara, abishwe n'ubukene, abishwe n'inzara, abishwe n'indwara, kuko ahantu hose hageze intambara ibintu bijya bihabura, ntihabura indwara, inzara ntishobora kuhabura. Abo bantu bose bapfuye, si bya bindi Yesu yavuze bizaba mu isi? Ayo si ya mahanga ari kubabara? Ni amahanga nyine ariko erega ubundi muri jenoside u Rwanda rwarababaye. Ubumvaga gusa ari nk'ubwihariko w'u Rwanda, ariko umuntu uri muri Kongo, burasirazuba bwa Kongo, arababaye. Umuntu uri muri Syria arababaye. Umuntu uri muri Somalia hatakiri na leta arababaye. Rwose abantu bajya kandi abantu barabikinisha. Niba ufite agahenge aho uri ushima Imana, kuko ako gahenge kizagira igihe kagukurweho. Abari muri Sudani ubu ngubu barababaye. Sudani imaze imyaka myinshi yaje no gucika mu bice bibiri, urabizi. Ubu ngubu abantu bahora mu myigaragambyo ngo bakureho igisirikare kiri ku butegetsi, kandi ibyo ntibikunda. Cya gisirikare nayo kiriho gifite ingufu, uwagishyizeho kandi arashaka yuko cyica bariya abaturage, kandi akongera agaca abaturage ngo nimukoreshe ubwisanzure n'ubushake bwanyu mwigaragambye. Mbwira ukuntu ariko se ubundi umuntu nijije, ubundi wigaragambije leta ikavaho, ntihabaho chaos, ntihaba akaduruvayo. Leta hari icyo bita peaceful transition. Leta igomba kuvaho igashyikiriza ubutware iyindi organization igiye kujya mu mwanya wayo,
kugira ngo habeho oda. Mwese mwe nimwigaragambya tuvuge mukumva ngo leta yeguye, ni urugero uriya witwa Burhan, General Burhan uyobora Sudan, birwa bigaragara nka buriya yavuze ati ndeguye na leta yanjye, buriya bariya abaturage baheraye turagiye noneho amabandi akaba ari afata umwanya umwaka wagose igende ngiye ubaye perezida, noneho ngaho ndi buvuge ntabwo uri mubazo uwo nguwo ukwaje ntukuzi kandi wenda afite n'agatsiko wenda k'abantu runaka wajya ukarwanya kakaba gafite abagashyigikiye namwe mukarwana mukicara mugashira, buriya nicyo bashaka kugira ngo habeho total chaos. Ibyo ngibyo biri muri nomero ya 17 tuzabisanga. Aha, none uti wowe ingingo ya 14 ni ugushyiraho ibyihebe mu bihugu by'ibihangange rwose. Kamwe nk'urugero, buriya hari kudeta yabaye muri Burkina Faso, wamenye cyayiteye? Iyo ntayo nzi, nta nubwo mbizi niba yabaye. Ariko we no kwibera ku gikoma gusa ukiryamira. Nukuvuga rero muri Burkina Faso habayeho kudeta ishinja leta yo karaniwe kurwanya abayisilamu b'ibyihebe. Yes, nk'uko ureba ari muri Nigeria nayo abantu benshi bahora bavuga yuko leta yaraniwe kurwanya ibyihebe, igisirikare, amafaranga kubera ruswa, iyo bagura intwaro n'ibindi usanga benshi bayariye bakashyira kuri za konti ba minisitiri w'ingabo, abashinzwe ibiki, abashinzwe igisirikare, batijya kugura amafaranga, kugenda ujya kugura wenda za helikopiteri nzima ugasanga zagize ishaje akagabana agashyira kuri konti ye. Erega baraturoze kandi abari mu nzego nawe ntabikora kubwe, abikora kuko abafitanye amabanga na babandi kugira ngo ya ntambara ye gutsindwa ye kurangira. Kandi biri ibyihebe byo birahabwa intwaro n'ibintu byose n'ubushobozi na assurance y'ababikora. Iyo nka Nigeria cya mbere mu bukungu muri Afurika kinanirwa gite kurwanya Boko Haram, ni ikibazo ubundi, ni ikibazo. Gifite resources, gifite amafaranga, gifite inshuti, gifite ibiki, ariko Boko Haram ngo waraniranye. Kuvuga ngo hari imbaraga zindi zisunika ibyihebe. Nabonye intare yaragiyigwa ku mbogo. Imbogo ni inyamaswa y'imbaraga, irayifata ikubita ahangaho umutsi iryinyo, amaraso araza, imbogo ikayirukanka ikayikubita hasi ikayikurgesha ibiti, intare igashishika gusayo. Iravuga igihe kiraza kugera amaraso aragushira mupfa. Ni uko nyine bariya rero barakugira ugakora ibi bakakurwanya ukazavaho ukikubita hasi, resources zigashira, umutunguka ugasanga munaniwe no gukora ibyo mugomba gukora. Abakozi bakabura amafaranga bahemba, imiti ikabura kwa muganga, abarimu bakabura amafaranga bahemba, ubuzima bw'igihugu bakaba baragutsinze kuko bo nta kindi bakora, nta leta bareba, nta muntu ubabaza imibereho, ntaki. Ibyo rero niyo byahiritse leta muri Burkina Faso. Bubayihiritse? Yes, uwayihiritse nawe urundi ruhande n'abari niwe bamukoresha. Gusanga bahirika izo za leta ari abagaragu b'Abafaransa, kugira ngo Abafaransa bakomeze bakontorore kariya gace bakagiremo ijambo. Kandi Abafaransa nabo ni millions ni ukuvuga ni abagaragu, nabikubwiye ba system, bakora biriya si ku bwabo, ni ukugira ngo ibivamo babifashe kubisahurira ba shefu muri wa mugambi wo guhindura isi ngo ijye ku murongo bashaka, icyo bita new world order, muri politike, muri economy, mu mibereho y'abantu, noneho no mu myizerere. Niyo mpamvu bari bategurira icyo bita igishushanyo gisengwa kigiye gutegeka isi mu buryo bw'iyobokamana. Bazaba baturangije, ahandi n'ibindi bisigaye abantu babeho nk'ibikoko. Urumva ubu ngubu rero ko umuryango bawushenye, yaba umugore yaba umugabo. Ubu ngubu ushaka umugore ntushobora gushaka umugore wo kurongora, ushaka umugore w'umunsi umwe, ujya hariya ku muhanda baba bahari bategereje ugahitamo uwo ushaka. Ko bimeze ni imyaka urahitamo ureba. Narabyitegereje bikoze muri research ndabibona, ibintu byose ndabizi jewe. Ubwo ukabaza umugore umeze kuri yusa kuriya kuki yabuze urugo. None ubwo isi irimo iragana he? Iragana muri New World Order uko chaos imeze ityo. Nyuma ya New World Order ubwo iragana he? Nukuza kwa Antikristo, azaza ku mugaragaro yime ingoma ye, noneho kuko hazaba hari amarira n'akababaro, azaza abantu bamwitiranye naye na Kristo uje gucungura. Naza rero kuko ari utera ibibazo azashyiraho amahoro, kandi avuye ati igihe Imana yanyu mwategereje. Nyuma ya Antikristo bigende gute? Kristo azaza
intambara yo bita intambara ya Armageddon nibwo izatangira. none se pase aho ngaho wenda twahita tujya mu bintu byinshi cyane ntabwo twahita turangiza. Antikristo azaza itorero rikiri mu isi. No, Antikristo kuza we kugira ngo atware isi ku mugaragaro ya mahoro avuga ntabwo itorero rizaba rihari, ahubwo abera b'Imana Bibiliya Daniel yavuze bo mu bwoko bw'Imana Isiraheli icyo gihe nibo batazemera kuko ntibazagenda mu itorero, ariko kandi Antikristo ntazabategeka. Unatangira avuga ko ari we Mana bazabyanga, azabuzanya ibitambo n'amaturo kuko hariya bagiye kubaka urusengero rwabo n'ubundi ya mihango ya kera bayigarure. Hehese hari Yerusalemu rwa rusengero aho rwahoze se. Yes, igice cy'abasilamu se. Igice cy'abasilamu bazagisenya. Oya, urabizi ko abasilamu nabo bafite aho bubatse, bafite aho bubatse umuzigiti, bafite urusengero rwabo rwita Masjid al-Aqsa. Abisirayeli bazarusenya cyane. Iyo ntambara se yahagarara n'iki cyayihagarika? Kandi ibi ngibyo bakora kugira ngo Ubuyisilamu bucike intege. Nta bihugu icyo gihe nyine Abisirayeli b'Abayuda bafite imbaraga cyane bagenda bakomezwa, bo bazarusenya bashyireho cya kigirwamana. Icyo ngicyo nicyo kizasigara aho ntuza nyine Antikristo azaza kwicara. Kandi ubu ngubu barimo barashaka no kugenda bahuza amadini, icyo bita hostility, intambara y'amadini kugira ngo iveho. Sibyo? Intambara y'amadini igomba kugira ite? Kuvaho. Igomba kuvaho. Kubera iki? Intambara y'amadini zavanwaho no gushyiraho igishushanyo gisengwa. Ubu ngubu birahari kugira ngo itume abantu bazinukwa amadini. Inyamaswa ihetse amadini ariyo maraya, amadini ni maraya, akurweho. Namara gukurwaho hashyiraho igishushanyo gisengwa. Dore icyo birivuga ku byerekeye amadini. Ariko igishushanyo gisengwa Abadivantiste mujya muhuza icyo gishushanyo pastor. Abadivantiste igishushanyo gisengwa bakita Abadivantiste ubu Protestant hari. Oya, babyita urwiyunge rw'amadini. Cyangwa urwiyunge n'uruhuri sinzi mbese ubufatanye bw'amadini yose usibye iryabo. Aho ntiduhuze kuko iryabo riri hanyuma y'ibibi, kuko rero iyo barikuyemo akavuga ngo nibo basigaye ni ukujijisha abantu. Nayo mpamvu tugomba kwiga ibintu, kuko iyo bavuze ngo nibo basigaye bubaha ngo basohoza amategeko y'Imana, ngo bitorere amategeko y'Imana, ni ukuyitorera ntabwo ari ukuyasohoza y'Imana bakagira kwizera nk'ukwa Yesu. Biba bivuze ngo buri muntu wese ashaka kurokoka umujinya w'Imana nahungire mu kidive, agomba kuba umudivantiste. Yes, inzira y'agakiza ivuye kuri Kristo igiye mu kidive. Ni mu kidive. Ubu iyo utangiye kurizoninga rero uyoborwa n'umwuka wera, kuko by'umwuka wera ntibabizi, utangira kumenya Satani uko akora. Ntabwo nta tsinda rihari rigaragarira amaso y'abantu umuntu wavuga ngo ngiyemo hariya ngo nibwo ntizakizwa. N'Abayehova barabifite. Niba ushaka kuva muri Babiloni hungira mu kibe Yehova. Abagorozi n'Abadive ni bamwe. Buriya abagorozi fundamentalists. Wari ugiye kudusomera aha ngaho urashaka kubasomera Ibyahishuwe 17 umurongo wa 15 kugera kuri 18. Kadusome turebe. Ngo nuko arambwira ati y'amazi wabonye wa maraya yicaraho niyo moko n'amateraniro y'abantu n'amahanga n'indimi wa mugore yicaraho. Ni amadini y'ingeri zose. Ni ukuvuga ngo umugore ni amoko n'amateraniro y'abantu n'amahanga n'indimi. Umugore n'iyobokamana riri moko yose yitwa maraya kuko risambana n'inyamaswa. None umurongo wa 16 ngo ya mahembe 10 wabonye na ya nyamaswa bizanga marayu bimunyage bimucuze birya inyama ze bimutwika kongoke. Pase ijambo gucuza ubwo bishatse kuvuga iki? Ubundi gucuza ni umuntu kumucuza ibyo yambaye agasigara yambaye ubusa. Kuri ikintu cyo cyose bakimumaraho tu. Kugucuza gucuza ni umuntu kukunyaga akagera no ku cyo wambaye ugasigara wambaye ubusa. Yakagucuza mbese ugasigara kuvuga ngo umuntu ngo bamwambuye, bashobora kukwambura, ariko iyo kukwambura imyenda bakayitwara tubyita gucuza.
ubwo ukaba numvaga rero abantu hano mu Rwanda ngo bajya kwica abantu bakabacuza bakabakuraho imyenda bakongera bakabica bambaye ubusa. Buriya babaga babacujije. ubwo amadini yose iyo nyamaswa izayacuza izayambika ubusa kabisa. N'ubu kandi byaratangiye kuko babambuye umwuka w'Imana basigara bagaragara. Niyo mpamvu nyine amadini asuzugurwa. Kandi amahembe 10 wabonye na ya nyamaswa bizanga amarayu uwo bimunyage bimucuze biri inyama ze bimutwika kongoke. Aha ngaho uracyumvise byumvikane ko marayu yu ni bande bazamutwika amahembe 10. Amahembe 10 hano tukwiriye kuyumvira rero. Abadive bazi yuko amahembe 10 ari abaheruri, abavandari, ayo ni amahembe abastrogosi, abongereza, abadage, abaportugali, ari amahembe babazi ibihugu bigera ku 10 n'ubugiriki byo mu Burayi. Kandi ibyo bihugu ntabwo bikiri powers, ntabwo ari ibihugu bitegeka isi. Iyo bavuze ngo icyo gihe nibwo papa yaranduye bya bindi bitatu, aribo bastrogosi, abavandari n'abaheruri. Bashatse kuvuga ko iki gihe cyarangiye kera. Byumvikane ko n'uwo maraya uvugwa yaragiye byararangiye. Kandi ari bo birirwa bigisha ahubwo bagaragaza ko abaprotestani bose na gatolika ari bo maraya. Ahubwo uzabambarize ubana nabo cyane. Ni ukubera iki bavuga yuko maraya akiriho kandi akaba yarajyanye yarariwe n'inyamaswa n'amahembe yandi 10 bavugamo. Ari bataberekana ubupapa ko ariho bwagize imbaraga nyine bwahise buyobora. Bakavuga ko sari bwo bugiye kuza. Urumva bavuga ko ubupapa bwaranduye ari amahembe 3 buhita bwigarura isi yose. Kandi ubupapa nibwo buvukamo ubudini bwose bwo proteste bwose. Aha none se amahembe 10 akora uyo murimo akora n'inyamaswa ko ne batagikora. Ubwo bashatse kwerekana ko nyine byarangiye nyine ntago bo hari nibakora. Ubwo nibakora nyine kuko ya mahembe 10 ntagikora niki. Ubwo sinzi uko babisobanura. Kandi turabona yuko amahembe 10 mbere yuko atatarandurwa akasigara 7. Aya mahembe 10 bagomba gukora n'inyamaswa. Bakabanza bagakuraho iki? Bagakuraho maraya. Akiriho 10 nkuko yarari. Ariko pase kubera iki aya mahembe 10 yani gigeze kuyavuga kuki cyane mugaruka ko kuri ibi bihugu 10. Kandi kugeza uyu munsi umuryango w'abibumbye uri kutwereka ko ubu noneho ibihugu byabaye 15. Ndibaza ko ibihugu ubu ngubu uyu munsi bikomeye mu muryango w'abibumbye ni 15 ntabwo ari 10. Banza bumve ibihugu hariya biri kuri Security Council 5 nibyo tubara. Biriya byo bashyiraho 10 bikora mu buryo buri symbolically bivaho n'ukujijisha babishyiraho ibyo bikarangira igihembwe bikarangira. Kandi nubwo babishyiraho ntabwo bifite vito, ntabwo bifite ubutware bwitwa ngo ndanze. Ibifite ubutware bwitwa ndanze ni 5. Ibihe? Ubushinwa, Uburusiya, Amerika, Ubufaransa, Ubwongereza. Hanyuma ibindi 5 mwongeraho ubwo n'ibyiki kandi numva ari 5 gusa. Hari ibindi 5 bikomeye mu mafaranga. Ubwo ni ibihe? Ubutaliyani, Canada, Ubuyapani, Ubuhinde, Ubudage. N'Ubudage, alright. Ubwo rukuvuga ngo niyo mahembe 10. Yes, niyo mahembe 10. Noneho kandi ibitegeka amafaranga, bitegeka isi amafaranga. Ntabwo biri muri bya bindi 5 bya security. Ubudage butegeka isi burya umuryango utegeka isi amafaranga wicara mu Budage. Wa undi Rothschild, yes. Utegeka abafite imbaraga za kirimbuzi ugategeka n'abafite imbaraga amafaranga. Twebwe rubanda rusigaye tugakurikira. Nuko twigarukire kureba ibyo byihebe biri kubera mu isi abantu babona ibyihebe bakabifata nk'ibintu bisanzwe kandi ari umugambi wa Satani wo gusohoza ubuhanuzi Yesu yavuze. Yes, rero maraya yungu namara gukongoka akavaho nibwo hazashyirwaho ikizira idini rimwe. Iryo dini ryo zateguriza kuza kwa Antikristo. Kandi Antikristo naza we ubwe ibihugu 3 bikomeye mu Burayi bizavaho. Uko Burayi bw'uburengerazuba bwose buzaba igihugu kimwe.
akicaremo. Biriya bihugu bisigaye byose bizatakaza ubutware bwabyo bumukorere. ibyo bihugu bitatu bikomeye bizavaho n'ibihe? Ni Ubwongereza, kuko Ubwongereza bwavuyemo mu muryango w'Uburayi, Yes. hasigaye Ubufaransa n'Ubudage n'Ubutaliyani. hanyuma ibindi bitatu bizavamo. Ubwongereza ubwo bwamaze gukuramo ubwo ubuhanuzi bwarasohoye. Ubundi mu bihugu bine, muri bya bihugu bine mu mahembe 10, Uburayi ubwayo Uburayi bw'uburengerazuba bwihariye ibihugu bine ku bihugu 10 muri ya mahembe 10. Kugira ngo rero bitungane neza, umuryango uyu nguyu uzakira Antikristo Ubwongereza bwavuyemo, kugira ngo hasigare yandi 10 azarandura. hanyuma bitatu bizavamo n'ibihe rero? Ubudage, Ubufaransa n'Ubutaliyani. kubera iki bizavamo? Kugira ngo bishobore kuba igihugu kimwe Antikristo azicaramo kugira ngo ayobore isi. ubwo niyo ya mahembe atatu yakuwe akamera azakurwaho. Ntabwo ari ibihugu 10 twe turavuga ko abakurikira bumve, twe turemera ko iyi mahembe 10 arahari uko yakabaye, arayoboye. Igihe cyo gukurwamo kakundi kwa 3 nicyo dutegereje, ntabwo cyari cyabo. no kuba yacuza amarayi uwo nguwo akamumaraho byose. Gucuza amaraya process yaratangiye, ntabwo bazabikorera umunsi umwe. njye numva i Burayi hari abantu bamwe badashaka iyobokamana. Ntabwo bakibishaka nyine, ubwo ni ukwicuza, barayambura abayoboke kugira ngo usigare wambaye ubusa. Insengero zijyamo ugasanga zambaye ubusa, nta muntu wicayemo. Sepazi ubu nibazageraho bakabambura n'ayo mafaranga bibitseho aya madini, nk'aya madini akomeye nk'Abadivantisite amafaranga bafite, Abakatolika amafaranga bafite, Abaporoso amafaranga bafite, sinumva ko bafite amabanki akomeye iyo ngiyo za Amerika. Amafaranga se ni ayabo? Amafaranga ntabwo ari ayabo n'ubundi. Bizarangiza bayafunze, wa muryango yafunze. Iyi politike yo gukubita hasi ubukungu bw'isi ntawe izasiga, nabo bakomeye usibye Kiliziya Gatolika ko yo Gatolika se n'ubanga ifite amabanki yayo yo iri muri system iyobora. Muri hariho n'umuryango, muri ya miryango 66 y'abafurimaso bakorera mu ibanga rikomeye, hariho n'umuryango witwa Vaticanus. Umuntu wese wambaye umubiri utari muri Kristo Yesu azabona ishyano. Igitangaje na Satani ubwe, buriya bazi ko Satani azafungwa imyaka 1000 yarangiza akajugunywa mu nyanja yaka umuriro. Ikindi cya kabiri, urupfu rwica abantu narwo ruzacirwaho iteka. Muri urupfu narwo ruzapfa. Ruzapfa kabisa. None se kuki ibyo abantu batabyumva? Erega twe Imana dukorera ni supreme, iri hejuru y'ibintu byose. Noneho rero umuntu ugukanga kubwira ngo uzamera utya, fine. Uwe se azamera ati? Yaba yambwira ati genda kwisha, ariko jewe mfite garanti yo kubaho. Icyo cyo ntabwo gifite. Base na kuko nyine wasomye ko nyine ku ntego ya 14 ni ibyihebe gusa. So rero abantu bakwiriye kwitegura, ari nacyo abantu bakwiriye kugira ubwoba. Abantu bafite ubwoba ibindi, ariko ntabwo bitaye ku cyago gikomeye. So rero icyago gikomeye giye mvuga ni igishonyo gisengwa. Nge mu bintu bintera ubwoba bigiye kubaho mu isi, ni igishonyo gisengwa, kubera ko cyo utazakiramya azapfa, ngo kizicisha abatakiramya bose. Hanyuma mu gusoza ngira ngo intego ya 14 turayirangije. Intego ya 14 turayirangije tuvuga ngo imitwe y'ibyihebe igaragara irimo ibyo tubona, Boko Haram, ibingibi IDF biri mu Uganda nabyo, ibingibi ni bacu abanyarwanda bagiye kuzira ipfingi muri za Mozambique, Cabo Delgado, aba bene bacu abarundi ibyo bazira muri Somalia, bagiye gutanga umusanzu w'amahoro, barwaye intambara zishobora kurangira. Ubwo mu gusoza ushaka kwerekana ko nta cyahinduka ari ugusanga Yesu. Nta cyahinduka ko ino mitwe ibi byose birakorwa, abantu bakaba bakabimenyera kandi bamenye inkomoko yabyo. Bamwe bakabyirohamo bibwira yuko ngo bazanabitsinda. No, you can't. Kuko urarwana n'umuntu n'umwanzi utabona, kandi afite shebuja ukomeye wo kuruta. Shebuja wabare nawe shobuja, ntabwo rero byakunda. Niyo mpamvu twe dushaka databuja wundi utandukanye n'utegeka isi. Atari kugira ngo dukore revolution ku isi, oya, ari kugira ngo duhamagare abantu bahungi bajye mu bwami bw'Imana. Kuko Imana nizaza gukuraho ibingibi, ubone Imana ireba bino bera mu isi, irareba uzi ko Imana ireba.
icyo Imana ireba kiza hano mu isi iravuga ngo abahamagara abantu banjye guhunga kuva muri Babiloni bari hehe. Niyo ntambara tugomba kurwana. Tubwira abantu bose hanga ntabwo tubwire itsinda ry'abantu runaka cyangwa kategori y'abantu runaka. Turavuga n'aboroheje n'abakomeye, abakire, abatunzi, abafite akazi, abatagafite, abarwaye n'abazima. Kizaba bagihumeka ariko kuko uwashizemo umwuka ibyo biba byarangiye. Ariko ugihumeka nubwo yaba ari akamuga kakuruza ikibuno afite amahirwe akomeye kuko azagira ate niyizera Yesu Kristo azaba agiye ahamagawe akuye muri yasi aruhiramo mu mubiri, noneho ubugingo bwe azaba buhaye garanti kuko azambikwa umubiri mushya w'umwuka utandukanye n'umubiri ubora upfa yambaye. Wa wundi ubabara ukeneye icyarya, wa wundi ucishwa bugufi agasaba uwo atakabaye asaba, akaramburira ikiganza umwanzi, umwe akamuvuma, undi akamusekera, undi akamutuka. Abo bose yemera gucishwa bugufi imbere yabo. Uwo nguwo rero nubwo yaba afite Kristo, uwo usuzuguritse. Ku munsi w'amateka dufite icyitegererezo cy'uwitwa Lazaro wari mu gituza cya Aburahamu, cya gihe cy'umukire wari mu isi yaravuraraye, yamanuka ikuzimu yajya kureba akareba Lazaro wa wundi waga munsi y'ameza ye ari mu gituza cya Aburahamu. Ibyo rero cyo rero tubwira abantu ngo cyura abantu bahunge kuko Lazaro wasuzugurwaga, usari ufite shinyara rugero kandi ntabwo yasuzugurwaga gusa ahubwo yari n'ikimuga. Ibyo bita ngo ubumuga bw'uruhu, yararwaye ibisebe. Ibyo bisebe rero yabuze umuntu bimuvura. Imbwa zarazaga zabiri gatamo akaba aribwo yumva agize agahenge. Iyo yashakaga kurya yabaga munsi y'ameza y'umukire. Apfuye rero umukire yumvaga yuko akiza umwanda wajya guba munsi y'ameza ye. Turangize rero nibyo nashaka kurangirizaho mbabwira abantu bahungire muri Kristo Yesu. Niyo mashaka yuko abantu bumva kino kiganiro ari abo gishimisha, ari abo kibabaza, ari abo gitera umujinya, bamenye ngo ibyo mbavuga ni urukundo njye mbakunda kugira ngo bahungire muri Kristo, be kugira ikindi kintu cyose bishingikirizaho kuko nta kimwe bishingikirizaho cyazabaha amahoro arambye. Twarangiriza aha ngaha rero nta kintu. Pastor murakoze cyane, ngira ngo abadukurikiye mwese muri gukumva aho ibintu byerekeza. Nta kindi umuntu yakora mu isi ho nta mahoro, ntago azigiraho amahoro na rimwe kiretse muri Yesu gusa niho hari amahoro. Hari ijambo ajya kuva mu isi yavuze ngo mbasigiye amahoro yanjye ndayabahaye, ngo icyakora sintanga nkuko abisi batanga, imitima yanyu nihagarare kandi ntimugire ubwoba. Muri Yesu niho hari amahoro gusa. Naho wenda nubwo abasirikare bava mu gihugu kimwe bakajya mu kindi ngo guhosha intambara ntizizigera zihagarara, muri Yesu gusa niho hari ubuzima. Pastor mu gusoza rero ngira ngo mwatanga desanyu kugira ngo ba bantu babakenera babe babaza ibibazo cyangwa bashaka ko mubunganira ku bindi bintu runaka cyangwa bashaka kubunganira kugira ngo babashe kubabona. Murakoze. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Ndibwira ko basanzwe babizi amazina yanjye ni Pastor Peter Musisi. Icya kabiri telefone yanjye igendanwa ni 0788 50 66 76. Aho ngaho wampamagara kuri telefone wanyohereza message birashoboka, ariko hari n'abantu bajya bansetsa akohereza message akubaza ibibazo bigera nko ku 10 kandi agashaka ngo nawe ubisubize wandika message. Guva rero bene ibyo bintu atari imikorere myiza, ahubwo message zawe ushatse yumbaze wakwigora ugashaka udufaranga noneho kuko ushaka yuko ntanga inyigisho kuri telefone yawe rwose nakwigora mbonye akanya nkabikora, ariko amayinite wayiguriye keretse umwiye uti mpa serivisi wigore unangishe kuri telefone yawe kandi ari wiguriye amayinite, namenye uko byifatamo. So rero Imana ibahe umugisha, nibagirire neza. Abari muri diaspora bo bongeraho nta kamenyetso ko guteranya bagashyiraho kode y'u Rwanda ariyo 250, barangiza bakandika 788 50 56 76. Ikindi nababwira nuko nakinguye urubuga mwega bashaka kwiga gukurikira ibintu, noneho murabona yuko hano mbazwa ibibazo nkasobanura bikigisha nayo n'inyigisho nziza ku bantu bashaka noneho bavuga bati dufite utubariza ibijyanye n'ibyo twifuza.
ariko noneho abashaka kwiga no nk'abishuri kugira ngo bige ibintu byinshi bo basaba kugira ngo biyaboneshe cyangwa bakore subscribe ku rubuga rwitwa Pastor Peter Musisi Official. Kugira ngo urujyeho wandika muri Google ukandika Peter Musisi Official mu cyongereza. Official ni mu cyongereza. PL cyangwa PR. Peter Musisi Official. Bamenshi bamaze kujyaho narabyishimiye, ariko n'abandi bashya bazumva kino kiganiro bwa mbere aho gatangazo nako ndakabahaye. Hanyuma n'ibyo rero nkaba nibwira ko nta kindi gisigaye keretse gushima Imana gusa. Yego. Uhoraho Mana yacu turagushimye akanyara kaduhaye nako twongereye uyu munsi ngo tugire umusanzu mu kwamamaza inkuru nziza ijyanye n'ubwami bw'Imana no kugaragaza Babiloni yudutuyemo. Nuko rero umwami wanjye udutabare tugiriye neza kugira ngo twe kuzayirimbukiramo ahubwo tuzakizwe nkuko imbabazi zawe ziri tuzahuri turabaziranenge. Bara natwe uduhe umugisha, turinde icyago, uturinde ikibi, udutsindishize muri byose, tukaba tubyambarije byose mu izina ryawe rero Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Reka tugushimire wowe nshuti warufashe umwanya wawe mu kino kiganiro, tugusaba kusharinga ubutumwa bwiza ku nshuti zawe kugira ngo ubutumwa bukomeze kwamamazwa mu isi yose. Ugire ibihe byiza. Azaba afite ingororano yo guhema buri wese, guhana n'imirimo yakoreye hano ku isi. Nawe nshuti